nta n'umugabo watwara nta n'umugabo umugabo se baramutwara batwara uwagiye nta muntu utwara umuntu batwara uwose nyine umusanze muzi uri kugenda nta gutwara ko n'uri musanze ugenda tukagendana hari abari buze kugutuka bakaguha imirongo ya Bibiliya ati wambaye wari umukobwa mwiza ariko werekanye amabere ise amabere ari wowe uri kuyabona wa mugabo hari amabere uri kubona ari hese uza amabere icyo ari cyo amabere ni imoko hanyuma niki hari icyo wavuze uravuga ati njyewe nta birenze kuba njyewe nsambana n'imashini niki kirenze muri ibyo umuntu wakoze imashini umuntu akoze iriya mashini ya diki kuko atakoze katayigize isuka cyangwa atayigize telefone akayigira diki kandi ntabwo wajya kuryamana n'umugabo kandi ukunda imashini si wajya kuryama ntabwo waba uri umurezi bien ngo ujye kuryamana n'umuntu mudahuje kandi ushaka kuba muhuje buri muntu wese ajya ahantu amarangamutima ye yerekeje ubwo nyine nibyo nahisemo nese umugabo kutambwira ngo gira gutya ariko imashini se kuyikoresha uko bishaka ubu wafashe miliyoni zawe 3 uzishora mu kuba waryamana n'imashini birenze gufata miliyoni 3 ukajya kongeza ikibuno n'amabere nanze kunaniza abantu wanze kunaniza abantu nyine nanze kunaniza abahungu n'abagabo bose nanze kunaniza mitamo kujya mubyikorera singomba ko nirwa ngora umuntu ku bintu nshoboye kwikorera uba wumva utazashaka umugabo wo kumara iki umugabo ashaka undi cyane nawe nzashaka uri umugabo cyane nta mugabo nzashaka ahubwo nahangejeje Imana ishimwe namye nshaka kwiyahura ubwo n'ubu ngubu simbizi sure nanabigerageje biranga tu niga muri secondaire nibwo nyine indangiye avuyemo mpita nshaka kwiyahura arangaro nanagiye rega wari ugiye kwiyahurira nagiye no kuri etage araza hano sonatibe urabeshya nari nagiye mvuga ati kangende n'imanike mite mfa arankurikira yabonye ko narize cyane navuze ati ntabwo nagira ububabare bw'umubiri ngo ngire n'ubw'umutima nteranyeho n'ubw'ubuzima ntabwo nshobora kubaho tabanje nde niyahure umuntu yarambwiye ati uyu muntu mukobwa ajya guha mukorana ikiganiro ari mu bantu baryamanye n'abastari benshi umva ari nk'ikintu kirenze muri ibyo ni iki umusitari se si umuntu ni umuntu ariko benshi byongeyeho benshi kuvuga ngo none se ko ntamufataga ku ngufu nta muntu afasha ku ngufu iyo bishatse nanjye mbishaka turi kumwe tugomba kubikora uriya ni umurimo w'Imana ubusengeye sex ni ikintu Imana yasengeye Imana kuki itafashe sex nyine ngo tubeho ntayibaho tu yayishizeho kugira ngo ikorwe muri Bibiliya yaranditse ngo urugingo rwose nagwaye ujye urukoresha mu gihe utarukoresheje uzabwira Imana ikintu byakoze nge ndinda kumara iminsi 3 natabikora nibibaho nuwe mustari mwaryamanye bikagushimisha cyangwa reka nikoreshereze kurarana ibintu byo kuryamana mbikurimo mwararanye ese kurara no kuryama byose mushobora kurarana ariko nimusambane tukarara twicaye twararanye cyo mukararana urugero nk'abantu okay ariko nizere ko ari mu bitekerezo ahari hose pfa kuba twararyamye hanyuma avance uyifata gute batarabana batarabana ari ikosa ako suni abasore ngiyemo n'abana nago ubundi ngiye dushakanye gute ntarumva uko umeze nsanze ubiye niba mugiye gutera akabariro ukamubihira mwakoze ubukwe Imana yagukoye amafaranga aravuna aho ubita miliyoni 2 akagukwa akaguha ibintu byose yarangiza agasanga urabishye Yesu we kandi umugabo buriya nubwo waba uri rubi umeze utari kuryoshye ibe nabyo avance ni ikintu kiza cyane nkubwire hari ibintu urukundo n'umunezero urukundo n'ibyishimo niba ndi kumwe nawe dukunda tukomarana amasaha 3 ngiye utaranankoraho ngo nansome ngunyeke ko nabishaka ngiye narwo nabana nawe mbwiwe n'iki nimba ushyukwa ngomba ubikore mbere manje numve niba wanandyoheye tubane mbizi niba unabishye menye ngo bari mu mutungo nkurikiye imitungo ariko hariya nzajya njya kwisayidira ahandi ntabwo iyi ubwo ngiye ntabwo bwo kumara iki se imashini yawe kwihagije oya isi ni imashini yo gubukwe burahenda ngiye amafaranga yo gukora ubukwe nayashengamo projet ngashinga boutique cyangwa akabari muza kundira ibiryo munanywa munkonsoma bagasigara bangubita njenyine mu rugo n'abantu badakubitwa bakasigara bangubita mwarandiriye inyama mu buye buryo nabireka ngakubitwa mutarambonye mu gatinya GASARO TV bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze omerere mu mande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane bose twakiriye umukobwa mwiza ayisaseka tugiye kuganira byinshi bitandukanye ibibazo araza kubisubiza nicyo cyamuzanye hano ugiye gutangira twibwira amazina yawe umukobwa tuguhaye n'ikaze ku GASARO TV murakoze cyane amazina yawe ninde
nitwa Diamante Niki Mm. izina ry'akazi Izina ubundi ry'akazi. nitwa Uwase Queen Uwase Queen. Izina ry'akazi. Ucurangira ngahe? Ucurangira ngahe? Ucezereza ngahe? ntago nceze ariko ndashaka kubyiga Iyo ushaka kubyiga. eh Kumbi nese Diamante mu buzima busanzwe ni muntu ki rero twibwire mu buryo burambuye kugira ngo n'abadukurikiye baze kumenya uyu mukobwa tugiye kuganira ni umudamu ni umufemere ni umuki ni muntu ki muri makeya amaye bihinduye isura bihinduye isura noneho Mm. Diamante ni umukobwa Ego. nkaba ntuye Kicukiro Mm. mu Kagarama nkaba mfite imyaka 20 nkaba nkora ibintu bijyanye n'inzara n'izi ibintu bya hair dressing Oh ni izakazi ni iry'akazi rya zina koko. Yego. Okay. Uyu noneho uri mu bakobwa tuganiriye bakahita bavuga imyaka yabo. Ubundi abenshi uramazi ufite imyaka ingahe? Ati ngewe imyaka yanjye sinjya nyivuga nibanga. Ugasanga mbese ntago ari ibanga ni 20 rwose. Hari n'abari buze kuyihakana buriya. ubwo utanazazana indangamuntu babihakana bakazajya kuburana. Aki mukobwa ni umuti wamenyo koko. Wahita uzana irangamuntu ukayibereka? Ego cyane. Wari umeze neza ariko. Biraho ni hatari. Ni hatari kubera iki? Abafana benda kunyica. Menda wo kwica? Kubera iki? Oya? Nawe mbaza. Aha. Ndaza kubivuga ngiye gusoza. Oya ntibakakwice bajye bumva yuko niba mujano ngo tuganire namwe no kugira ngo abakunzi bawe cyangwa se abakunzi ba GASARO TV mbese bishime cyangwa se bagire bimwe bamenya si byo se bajye batanga ibitekerezo neza. Aha. Umuntu arifata akagura megabyte z'ijana cyangwa akanaguza. Ariko akubita ikintu cyitwa Bibiliya ya message. Kuvuga si umuntu mu buzima busanzwe turaziranya ari ikintu namukoreye. Ikintu cyitwa igitutsi kiva nka kikagera hano. None muri comment yandi buri wese azaza kuyireba. Kandi bareshizo nimero yanjye ukeneye kuntu ukabaza inbox rwose nyikoresha kuri WhatsApp ukantuka. Yo. Nukuri. Birakubabaza? Ubwo rero uzirama nziza niba wumva uzajya ubabara nukaze kuri YouTube kuri iyi mihanda kuko uzibamvu se kwi umuntu wese hano afite uburyo ki navuga atangamo igitekerezo cye haruza akagitanga neza haruza afitanye ikibazo na Queen ni urugero biri personal agahindura imeri akaba yanagutuka kubera ko hari ikibazo wenda mwigize kugirana sibyo se nubizi haruza gusa nawe kwishimira akabona mbese hari wifitiye depression akaza agahita gutuka nuko nyine nibyo nyine niyo mpamvu rero ntukarenganya abantu icy'ingenzi nuko nzagumaho ntago uzigera uva kuri mikoro keretse nimfata ariko mu gihe natarapfa uzabazunguza buri munsi muzaya niba utambara ngo GASARO muzaya mumbona hariya na hariya na hariya ego ko hanyuma nabonye bakubwira ngo wa mukobwa we uzave kuri kamera abo wabasubiza iki nzaguma mpaka yegereze mikoro utubwire nzaguma mpaka keretse kamera nibazikuraho nawundi umva nitira idaye urabeshye ego nta gahunda ufite yo kuva habe na ntoya noneho habe n'agace ko gutekereza mu twanye ngo nzabivamo ahubwo ndimo ndabyinjiramo neza iyo bantutse baba bantera imbaraga ntabwo umuntu agutuka nta shyari oya umuntu wese ugufite ishyari ubundi aragutuka ariko iyo nta shyari arabira akavuga ariko umuntu natinda ku kintu cyawe ukabona atinze akavuga ngo barasira ni ikiyambaye ubwo ndebera ni ishyari ndabizi ko uyu munsi bivuge ngo wambaye nabi yego sha kandi ishakiro cyangwa kiba cyanamenze yego se urakodesha oya mba naguze ntangize urakodesha kiba cyamenze abashu mujye munezerwe rego baje gushimisha amaso y'abantu sibyo ko nimuna babara nzagumaho ariko mujye mugerageza mwishime uyu mukobwa n'umutima wamenyo kweri nta mutima mubufite pe habe ego ko natimba naje ubu yisi wagira ubukene ugashyiramo n'umutima mubi ntunanuke yo ndarengana nzigira umutima mwiza mu mwanya sibyo rata hanyuma hari akantu uvuze kwi utubye mikanantsitsa cyane ngo mba naje kuba nahaza amaso y'abantu nkemera nkambara n'ibyango byanjye none se reka nkubaze yego ntago video yose warebwemo wakoze ari ngombwa yuko ikundwa ariko ibigomba no gukundwa gatatu twafashe umwanya wacu niba mfata umwanya nkavuga bino bintu byose kugira ngo we nova mu kazi nduhukireho ngiye nkabikora ndushye
wowe watabuka ukaza mu kazi ukandukiraho ukabireba birebe wishime unezerwe uvuga uti uyu mwana afashe n'umwanya we unamushimire ntimukadutuke nukuri mujye munezerwa kuko tuba twabifatiye umwanya mbese uzi no sasa hari abantu baryamye cyane sara bagiye kwinywera akabyeri uzi icyaka mpagaze ariko disi ukunda byeri sinywa amayoga ariko byeri ndagerageza ako sinywa amayoga erega byeri ntago ari amayoga byeri n'inzoga bitandukaniye hese byeri n'inzoga bitandukaniye hehe inzoga ni ibintu nyine unywa ukazengera ugasinda yego ariko hari umuntu ugize umva yasinze byeri wazibona yezi gusindisha hari abantu banywa wa muntu nago banyweye byeri abanyweye inzoga namusinda ego kusinze byeri si ubwo ego shasinge menya kubitandukanya kuko ngiye se ko nabinywa gusindira muri hoteli ntago bishoboka na muri usinda byeri urabeshya shabira kaze koko hari umuntu wanditse comment ngo uyu mukobwa abayaje ngo kuma YouTube gushaka asa nuje gushaka abagabo byaba ari byo none se nge mu nzu araba mfite ndabahinga none se ikintu cyose udafite uragishaka abantu batekeza ko nzanga gushaka n'abagabo ntago manaze no gushaka n'abagabo ariko nabo mbabonye ntago nabanga abagabo n'abana beza Imana yarabaremye bangomba no kubashaka n'ukuri yego muri make ati ni muzi abagabo babaye ibura ngo baje ngo gushaka abagabo nababonye se nibura yabavugaga nari nababonye gahinda mfite shara umuti w'amenyo ubu rikize kugira ngo babone abagabo kuri umukobwa mwiza wanditse nk'iyi comment ngo baje gushaka abagabo urumva nyine ntago ntazi icyo naje gushaka yego ariko rifashe ngo baje gushaka abagabo wewe nibura se wa muntu wanditse comment ntazi izina rye hari nk'ahantu waba warabashize ngo mpe nka senga nimbe mbafite kuko yabonye umuti w'ikibazo cyanjye yo ngo basi namvure shayo umukobwa avugisha no kuri dizi oya nta bintu byo kubeshya abanyarwanda rwose ndabizi ko ari n'abari buze kuba bavuga ati umukobwa ni indaya rimwe na rimwe niki abantu bagendera ku myambarire ugasanga ubonye Gasaro niyambariye nk'ibintu bireshya utya tiriya ni indaya ugahita umujajinga cyangwa se bakabona ko gasengere wiyambariye gutyo ati uyu mukobwa ari kwerekana amabere ye ni indaya gutyo nabasazi wabasubiza iki kandi umuntu wese nabasubiza ngo bajye bamayidinga business yabo umuntu yambara ubucyambere cyo umwenda nk'isengero njya kuyigura yibuze nayikunze cyane kinambera ndabizi uko rwose imbereye ntago none nyine wa muntu utegereje kumva ngo waberewe cyangwa ndabizi neza ubundi ikintu utibonyeho kugira ngo bakikuboneho biba bigoye ari wa mugabo yumiwe ndabizi ko nakomeza yumiwe ndabizi ko naberewe ntago imyenda ntago imyenda ariyo y'uburaya sibyo kuko ushobora kuza nambaye imyenda miremire yego kandi umutima wanjye mfite uburaya no buteye n'ubwoba cyane nkaza niyambara umwenda mugufi nasamye none ntakunda n'abagabo mani biraho wiyambare nyine just nge nambara ikintu ntunze kuba mbikunze gusa nta n'umuntu ngwiye gukurura yego ngo abantu nguzi ngo wambaye umwenda ugaragaza bene gushaka gukurura abantu nibiziriko se nge nje gukurura mwambaye ko nshaka kuwambara nawuguze nzi neza yuko umbereye nta n'umugabo watwara nta n'umugabo umugabo se baramutwara batwara uwagiye nta muntu utwara umuntu batwara uwose nyine umusanze muzuri kugenda nagutwara ko n'uri musanze ugenda tukagendana ako ni musanze bicana tuje ndakubwira ngo haguruka tugende ntago bibaho batwara umuntu wagiye shaye umukobwa aramutima mubagira burangiye ngo tugendana mu nzira ngo tukagendana iyo nsanze ugenda turagendana ako nsanze wicaye mu rugo rwawe utuje wubatse nawe nabwo ngo ngura tujyaye se kandi shaye umukobwa ndangije pe nta muntu utwara ugenda murigendanira nta kibazo uri kugenda bwo nagutwara nyine tukagenda hari abari buze kugutuka bakaguha imirongo ya Bibiliya ati wambaye wari umukobwa mwiza ariko werekanye amabere ese amabere ari wowe uri kuyabona wa mugabo hari amabere uri kubona ari hese uza amabere icyo ari cyo amabere ni imoko shwa nese ariyo bareba amabere ni imoko none se njye kwambara imyenda ngira gutya nipfuke kuri ubu bushyuhe ndi kurwana n'agakizi si umubiri wanjye banimo ndirinda no gushyuhirana kandi turi no muri weekend kabisa turi muri weekend nyine ese weekend yari yarangira ubwo uraje uvuga ngo turi muri weekend yanjye itangira kuwa gatatu ikarangira kuwa kabiri ubwo urumva umunsi wo gutera muri weekend ni kuwa kabiri gusa indi minsi yose turi muri weekend hano yanjye noneho hanyuma niki none bazatavuga ngo waje wambaye ngo buri lete ngo kugira ngo tutakureba ngo tubwire neza mukanya ndazikuramo bibabwiye ndi no kubareba ariko uyu mukobwa yaranariwe
njye bambabara life izaducanga se dushyiraho n'ibyabo. hanyuma niki hari icyo wavuze uravuga ati njyewe nta birenze kuba njyewe nsambana n'imashini. Niki kirenze muri ibyo? ese umuntu kuba asambana aryamana n'imashini, imashini yaremewe kuryambana n'umuntu? Nese bazikoreye guhinga. Umuntu wakoze imashini ye, umuntu akoze iriya mashini ya diki kuca atakoze katayigize isuka. Cyaka atayigize telefone akayigira diki. Ikintu cyose gikoreshwe icyo cyaremewe. Kisi yabigiye kurangira. Irangira gute? Ahubwo nibwo itangiye. Bigeze aho umukobwa mwiza nkawe yaryamana n'imashini. Ego kusha nabirenze rwose. Ako muri ya mashini nibyo nyine musuku ni henda. Hoya nago tubizi gura ngahe? Ego ku miliyoni 3. Sure. Yeah. Gajya nucakiro kazi yo bari gutembereza detaye mu isoko uyinzanire yo kuyibona. Kandi ufite indi? None se kuri kuvuga ngo ngitunge mikoro neza ntago cameraman ari kukumva. Cameraman uri ukuraje uragira ngo nzaye ngira utya. Kundi uri kuraje uranyumva ari ugana amatwi gawe garimo garumva neza. Okay. Ubwo ndiko ndaje ndabivuga. Hanyuma uretse utuma nkubaza iki kibazo. Ngisi nibwitangiye. Duhita twibaza iki kibazo kugira ngo bigeraho ngaho warahemukiwe mu rukundo uhita uvuga ngo abahungu mbavuyeho kugira ngo ufate icyo cyemezo tubwire. Manura mikoro neza utubwire. Buri muntu wese ajya mu nzira imunezeza. Ego ndabyemera. Ntabwo wajya mu Islam kandi ukunda abadeperi. Kandi ntabwo wajya kuryamana n'umugabo kandi ukunda imashini. Si wajya kuryama ntabwo waba uri umurezi bien ngo ujye kuryamana n'umuntu mudahuje kandi ushaka kuba muhuje. Buri muntu wese ajyana amarangamutima ye yerekeje. Ubwo nyine nibyo nahisemo. Hanyuma mitanibaza ubwo imashini ikora ite? Ngize amatsiko. Ahubwo se niki dakora? Ikora ibintu byose. Nkuko umugabo mwaryamanika. Ubwira murusha. Nese umugabo kutambwira ngo gira gutya ariko imashini se kuyikoresha uko bishaka. Ubu wafashe miliyoni zawe 3 uzishora mu kuba waryamana n'imashini. Birenze gufata miliyoni 3 ukajya kongeza ikibuno n'amabere. Kufata miliyoni 3 ukajya kwibagisha isura kandi watamuka abahungu bakareba ikibuno. Kufata umwanya amasaha 3 witera makeup wagenda mu handa abagabo bakareba ikibuno. Ibintu byose ni umwanya no mu mutwe. Shandumva mise ngira ubwoba. Komeza ubugire. Numara kurya burashira nawe. Nuko nshonje. Oya, ibintu byose biterwa no kubutararya umaze kurya bitabishira. Hanyuma se nuba wumva rimwe na rimwe igihe kizagera byibuze ukavuga ngo reka ndongorwe nanjye mbe umugore nk'abandi iyi ngeso mbi nzivemo. Ingeso mbi nge mbamo nizihe? Nta ngeso mbi ngira, sinywa amayoga, sinsambana, sindwana, sinibaje, sinica, singirane. Nta ngeso mbi ngira ahubwo njyeho umutima wanjye ukeneye kujya. None se Bibiliya iravuga ngo sibyo? Umugore ni icyaremwe cy'umugabo. Sibyo se? Kandi n'umugabo yaremewe umugore. Sibyo? Hanyuma tukibaza niba ugiye gufata ya mashini n'urugero ikora ikintu runaka akaba ari yo ufata akaba ari yo usambana nayo cyangwa se igukorera akazi hari undi akagakoze urumva icyo kintu Imana icemera nkaho ari icyo kuri cyangwa se igufata navuga n'ubundi nka wa murezi bien reka nkoresha iryo jambo wambabarira. Nanze kunaniza abantu. Wanze kunaniza abantu? Nyine nanze kunaniza abahungu n'abagabo bose nanze kunaniza mitamo kujya mubyikorera. Singomba ko nirwa ngora umuntu ku bintu nshoboye kwikorera. Nanze kubananiza. Hanyuma naguzaro sando nk'ubu wambaje ikindi kintu koko. Oya nge ndumva byaneye ubwoba. Ntago uzarongorwa se. Biteye ubwoba bakomeza kubimbaza. Uba wumva utazashaka umugabo? Wo kumara iki? Umugabo ashaka undi. Cye nawe nzashaka. Uri umugabo? Cye nta mugabo nzashaka. Mba numva si wenda ariko disi ushobora kuba waragize deception mu rukundo nk'umuhungu akaguhemukira birenze ugahita ufata icyemezo cyo kuvuga ngo n'ubundi reka mbivemo nibereho ngenyine nibyo bimaye amahoro. Haraho byabihuriye? Byenda gusa ariko ariko byenda gusa. Nago mbikunda. Yo. Nta kiza cy'abagaberega. Uzi ko ufite igikomere? Reka nta by'abagabo. Ako wenda umunsi umwe Imana izavuga ati mwana wanje nawe uri muri za nama 90 niba ngo ari na 90 nazinga nta nibyo mba nyina nibuka. Ngo nawe uri umwe muri babandi banje nawe ngwino ndagutoraguye. Wenda ibyo izo mayindi zose izisibe. Byibuze uba wumva wifuza ko Imana yagusanga. Wenda Imana izakiriyaringa mu bwonko.
rero wenda nkunda abagabo simbeza niba wumva ubyifuza Imana izanagusanga ikwereke inzira ya nyayo kudakwiye kuba wakora icyo kintu kubwira ati hari indi nzira ikwiye ya nyayo kandi ndumva wemera n'Imana. mo gake erega buriya no gusenga birafasha mo gake shaka gusenga birafasha tu urasenga mo gake mbyibutse ariko njya gerageza da nese ngo ahubwo nimba wenda nka gatatu mu cyumweru yongeye kuryama mbwira Imana ngo ibibazo byose mfite ubinyuzemo amaso ukoremo kimwe ndiryamiye ibyo byose biba bihagije mu myemerere yawe. Hanyuma mu kanya hari akantu nakubazaga inyuma ya kamera umbabarire nubwo nkazanya aha uri kumbwira ati Sando erega imashini abakobwa ba Kigali benshi barazikoresha nuko wenda rimwe na rimwe uvuza ariwe batera amamuyeta ariko benshi cyane nzi kandi babasirimu babizikoresha haba hari navuga isoko ry'abakobwa benshi bamenye se iryo banga. None se ni ngombwa ko ikintu cyose wamenye ukivuga harimo wenda batabivuga kandi banabi akaba harimo n'abantu nakoreye umuti akaba yarabuze nk'uburyo abikora avuga ngo ni bibi avuga ati biriya bintu ntabwo ari byiza ko buriya nabivuga agatavuga ati niba naneka ifite nayo ndayihashye gateye ikindi akayaga kuko aba ayishaka ariko mbere wenda aritinyaga narabivuga ko ngubu narabivuze. Urumva uracyashaka umugabo? Ntabwo mushaka nimubona umugabo mwiza kuri wese abameze ati nyine umugabo unyitaho unyiza stress ufite stress zikize ko numvishe ugifite imyaka 20 yawe usigira ngo stress zijya ku myaka nese nta mwana uvukana umutima nuko se ukurana stress se ntago stress ifata imyaka stress ni nk'urupfu izikusanya yukaga bayirogera lansetse ibintu uvuze nibyo yego umwana ashaka kuvukana umutima pe rwose icyo gihe sagira imyaka 10 afite stress kandi ari umwana nkanzwe ngenda cyecwe veni ni myinshi muri Kigali ubwo muri iyo myaka Venus binahuyemo nabyo bingana n'ufite imyaka byura nka 70. Nicyo kintu wahuye nacyo uyu munsi kikakubabaza cyane kurenza ibindi kimwe kirenze ibindi ni ugukura ntaza ababyeyi banjye ni igikomere gikomeye icyo cyo ntanazi ngo nsanande babahe barapfuye bariho ibishini n'abandeza nundi bagakura banyihakana banyurira nundi twaragutoye nundi nta kamaro uzigera ugira kandi ngiye mbona n'ibintu byose babimba hari baba baranankasiriye kuko utoza umwana inzira azanyura makiri muto nimba abanoje ngo twaragutoye nguri imbesire nzakura gute sinzabikurana rero ntago nge nicuza ibyo byo birababaje ni ukuri pe mbonye n'ibintu ugezeho rwose ukababara cyane ariko navuga rimwe na rimwe hari igihe Imana hari izindi nzira ishobora kunyuzamo umuntu kandi ubuse ni wakuze ndanashima Imana wenda nubwo wenda struggle zitarangira ariko nshima Imana ko hano ngeze mbasha nyine wenda si cyane ariko nditunga nishyurira inzu ndiyambika ibintu byose ngenda byifasha ndi papa nka ni mama ubu wahise uva muri famille wita ujya kwibana kubera ibyo bibazo byose sha abantu barera abana bajya babarera neza niba wiyemeje kurera umwana murere nk'umubyeyi wimucyurira nk'uko nawe uramutse upfuye hari undi muntu ku ruhande wakurerera ukuze uziko bari ababyeyi bakubyaye bakwitira amazina y'abana babo ibiki n'ibiki handi utagira nawe uhera uvuga ngo si ababyeyi banjye ariko bo bagakura bakubwira ngo n'undi twaragutoye handi umubyeyi asindamubwira uti mati ntago ndi nyoko abaturanyi se ko basinze ko tuzi ati niyo wasinze urabivuga ugavuga ngo ngiye nsindana ijambo ngo n'umusinzi asindana ijambo nese nzakura ameze gute ahubwo nahangejeje Imana ishimwe namye nshaka kwiyahura ubwo n'ubu ngubu simbizi sure nanabigerageje biranga tu niga muri secondaire nabigerageje biranga ariko ubu ngubu oya nuziyahure kubera umuntu se byose uyu munsi umuntu ashobora guhemukira ariko ejo hawe hakaba heza kurenza akajya no gucaka avuga ngo iyo nza kubimenya uyu mwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu simuhemukire twari ko turi kukubona uri kwisekera uri gutera urwenya nka gutyo abo wa mugani wawe bakakureba abantu bakaba baruhuka mu mutwe se Sandri yerega ntago umuntu buriya hari ikintu abantu batajya bamenya nago guseka bisobanura kwishima ndabyemera inseka guseka bihisha iperereza bisha byinshi nyine nshobora guseka gutyo ukabona ndimo ndaseka kandi mani ku mutima mbabaye ndimo ndanarira icyo ndacyemera ndabyemera kuko n'undi uririye umwanzi urimo nacura indi nkota hari namwereka ko yenda gupfa ndabyemera pe nshobora no kuburara kandi hano nkaza imbere kamera nkaseka
yo nkaburara nkambara neza nkaza nkaseka njye mburara nkagishira kuri sitati ngapostinga ngo mbana ushimwe ko ndamahoro kandi inzara iri ndarwaye inkorora y'inzara uski inzara kwica nijoro ugakora nta nkorora urwaye ugakorora bro kandi utarwaye inkorora uburiri ukabuzenguruka hari ikintu mpita nkubaza ikibazo gikomeye ariko uranyangana ukidusubiza washatse kwiyahura byagenze bite ikintu cyatumye uvuga ngo ngiye kwiyahura Imana ikakomeza ikakurinda nukubera nigeze gutwara inda rimwe ivamo kandi ngiye mu buzima nyine nshaka umwana tu naramushakaga no icyo gihe naramushaka igize amezi 2 urumva baramfunze ndara kuri sima ibyumweru ni byinshi nagiyeyo ntwite mfunguwe wari wakoze iki bino nakoze birakomeye bikomera ese ko ari hahandi bituma nta muntu umwe uzajya wizera najyanye n'umubebe mushuti wanjye gusura umujama urumva umujama ari inshuti yanjye bisanzwe atajya arya n'ibyana tu yitonda ndangije tujya kumbwira umubebe twatuje umwe ho mudabwa se tujyane arambwira ati okay tugende nari nimba hari amayoga uwo mujama kadutuye tujya yindi rero na shooting muri shooting muzazira n'amayoga muri shoot abantu banywa amayoga nyine nibo bazazirajya sinywa amayoga wewe ngwera byere none muri shoot rero abantu nyine bamumenyeranye cyane nk'umudirector bamenyeranye ngiye nango ubundi inshuti zanye nyinshi z'abajama ngira bavuga ati nge nikisi namurya wahera ise ko yagukubita tubona niki wamutinyuka wanyura he bakabona nyine ngewe bivuga ku munwa ko sinjya mbikora none ubwo mbe baravuga ati tugenda avuga ati nari bitwire tunywera inzoga turagenda tuyezeyo turateka turarya tunywa byeri amasaha yo gutanda barese bro dutahe yego mubebe arambwira ngo nago ndi butaye ngo kubera ninjye natetse ndarara ko nge nago nzi guteka iyo ni mboneye byeri babibaye arambwira ngo mani ngo nge natetse ngo ndarushye ngo ndarara ndavuga nge nditaye baravuga ngo no mubebe arambwira ngo nari bingoreye burufunguzo utaye ego ko ngiye kwiniraho naritahiye ntashye umubebe arangije mu gitondo ajya kurega aravuga ngo kwini yangurishije bamfata ku ngufu namusize yabishaka natawe no muhungu uwo muhungu yari umushuti wawe yego yaje muri Niba aravuga ati kwini mumure kurataha ararengana twabikoze umukobwa yitahiye undi yanze kubatahana kwini ni umusazi rero yari itahiye uwo mukobwa yari under age ni mukuru afite imyaka 24 nicyo kintu cyo nyine cyandokoye we yavuze ko amugurishije mu nyungu zawe kandi nta ego sinarinzi ko yasigara nyine naramusize ndavuga ati abantu n'abantu bakuru ntago namuterura ngo vayo tugende kumuza no kumucyura ni ibintu bibiri bitandukanye cyamfasha inzira nditahira aza mu gitondo rero azahita ajya kurega ndagenda ndafunga rwose ibyumweru ndabikubita mu gihodi wavuze ibyumweru bibiri wavuze iminsi 2 ibyumweru 2 urara kuri sima none ngira n'umuntu ufite uzanangeraho ngo nta nubuzi ngo nta nuwamenye ngo narafunzwe usibye umuntu mwenyine niwe nafunzwe witwa Starboy ndamushimiye Starboy umeze ute Starboy nyine byo gusa birahagije oya nshobora kwa muzi kuko hari twakwanye ikiganiro we ntago mwakoranye ikiganiro ntago ajya bikunda ntago ajya kuri kamera okay niwe wenyine wabuje baranzaniye udukotex yanzaniye agasamune anzaniye pH inkweto zifunguye anzanira igitenge cyo kwiyorosa izo nshuti zawe zose nta rimwe yakugezeho oh my god niwe wabinzaniye barahamagaye ngo wase kwini wasuwe ndavuga ati shange nta muntu unyunsura ntago ari nge nta nshuti wagiraga se narazigiraga ariko ubundi inshuti ubona mu byago bigoye nicyo kintu kibo kigora ariko ntago nabarenganya ntago bigeze amenya ko mfunzwe wenda kuko telefone wihereza ari bikayifatika yibika sibamenye ngo narafunzwe ariko yubonye ntashyizeho stati hagashira iminsi 2 nta stati iriho ababimenye barabimenye nyine mvuye ahubwo ni wambwiye ati warabaye iki ndabwa bari baramfunze nkifungurwa hari kuri anniversaire yanjye hashize iminsi 2 indangite navamo yari umusore wakundaga cyane Ninaye wanze muri gereza wenyene. Ngo. Okay, akantu ka Starboy kumbe ni boyfriend. Yari ngo yari kubu. Wamutaye yahuza. Oya nagari yahuza ko nyine ari jibona ibintu bitazavamo ka. Ogahenza apa. Urumva rero? Nibwo nyine indange vayo mpita nshaka kwiyahura. Naravuze ati nyine nshaka kuba mfite nk'umwana tu. Nkagira umuntu nyita mama nyine nkabaho mfite ikintu gituma mbaho. Ariko nk'ubu mbavuga nta kintu ngiye cyo guhomba, nta mubyeyi nta mwana nta kintu kirenze mfite cyatuma natiyahura. Ako ufite umwana bavuga uti umwana wanjye azakura ati azamenywa nande
nibwo bwo nashatse kwiyahura umubiba arangarura nanagiye rega wari ugiye kwiyahurira he nagiye no kuri etage araza hano sonatibe urabeshya nari nagiye mvuga ati kangende nimanike mite mfa arankurikira yabonye ko narize cyane navuze ati ntabwo nagira ububabare bw'umubiri ngo ngire n'ubw'umutima nteranyeho n'ubw'ubuzima ntabwo nshobora kubaho tabaye ngende niyahuri agufatira he mfashe nagezeyo ngiye mvuye muri sanseri nsanga arahagaze mana yanjye arambwira ati kwinga ujye imbere dutaye ni umunsi w'umuntu nyine utaragera hana we sha ako gusa namaze kwiga ko ibintu byose mu buzima birashoboka nta kintu na kimwe kibaho kidashoboka uko n'undi ukuntu nari meze kera siko nkimeze pe imana hari yarahiye yarampinduye kera wari umeze ute nagiraga umujinya nararwanaga nari umwana mubi nagira kuba narabaye no muri life nyeya ngiye waramenyeraga ngatanga ukoma nta bintu by'imikino nta mikino ufite reka ako ngunsigaye nzi gucisha make yawe yaciye bugufi sira kwigishiraga isira guforoma neza ikakubumbabumba ukamera nka biye nta hantu hamwe uzagira defu urayifite kuko ubu ngubu ririya kosa ukora naryo nirivaho utatuzahura umbwira ko imana yagukurukuye nzagaruka nje gushima ni ukuri Imana yanjye reba ukuntu ahita nseka mu wa mukobwa ewe komeza utegereze singuciye intege nta ntege unciye ni wa mwana mbonye ngo naraye ku marembo y'ijuru hari n'umuntu ushobora nawe utuze hari n'umuntu ushobora kukubona akagusengera akakugira ku mavi bijya bibaho pe ukabona umwana w'umukobwa kuri kamera ukamufatira iminsi 7 disi utanamuzi ukamusengera mwababyeyi mwe musenga ngaho se ni munsengere njyewe nzabohorwa n'Imana gusa ko nta wundi muntu uzaza mu matwi ngo ambwire ngo zari veni zari turuwase keretse Imana yonyine nukuri ngiye ubuzima bwanjye nabushize mu Mana ndavuga ngo ngiye kuryama gusenga kwanjye mbwira Imana ngo reba mu bibazo mfite singusabye ibiro 30 by'umuceri gusabye ibiro 5 bihera ndi kubira nubwo n'abantu birya ko inzu yaye nitwa ngo nanjye inzu yagira imwe ibiryo avuga ngo bibazo mfite genda ufatemo kimwe ugikemura ubwo nge ndiryamiye wakoze kundinda ibyo gusa hanyuma andi makuru numvishe byo numvishe ibintu wumvishe nativugiye rero oya barese ngubaze nacyo urambwira ngo sibyo cyangwa se nibyo umuntu yarambwiye ati uyu muntu mukobwa ajya guha mukorana ikiganiro ari mu bantu baryamanye n'abastari benshi ako ibyo bintu nje ibintu muba mwumva ari nk'ikintu kirenze muri ibyo ni iki umusitari se so umuntu ni umuntu ariko benshi byongeyeho benshi kuki se ugira ngo nubwo baba batari abastari bakaba benshi birahinduka icyo nicyo nyine gitangaje kuki utavuga ngo niba rumwe byabayeho ukajya kujya muri abo bose ari naho ushobora kuba warakuye ibibazo byo kuvuga ngo none se ko ntamufataga ku ngufu nta muntu afasha ku ngufu iyo bishatse nanjye mbishaka turi kumwe tugomba kubikora uriya ni umurimo w'Imana ubusengeye sex ni ikintu Imana yasengeye yego nyine kubashyingiranywe nibwo babiri necessary ariko abatarashyingiranywe nabwo ntago byakanga kujyamo hari ikindi tukomeze sinagushubije oya bwiza ukuri sinagusubije nakubwiye ngo shaye mukobwa sex ni ikintu gisengeye hari ibintu abantu mutajya mwibaza Kameramani kari guseka cya kurenza umutumi kurenza agiye kameramani katurebe oya kameramani oya wiseka ngo turi guseka iki wasanga ufite tekawe mukagira wasanga gaze yabitagishira kubera uhora n'udutekawe ko ukaburi muranseka nakubwiye ngo nje nimba nibaza Imana kuki itafashe sex nyine ngo tubeho ntayibaho tu yayishizeho kugira ngo ikorwe muri biraranditse ngo urugingo rwose nagwaye ujye urukoresha mu gihe utarukoresha ubuzabwa Imana ikintu byakoze nje ndinda kumara iminsi 3 natabikora nibibaho aha ni dance hanyuma mana yaje no kwindi sinzi kansubiza iki kibazo ngiye kumubaza nuwe mustari mwaryamanye bikagushimisha cyangwa reka nikoreshereze kurarana ibintu byo kuryamana mbikurimo mwararanye ese kurara no kuryama byose mushobora kurarana ariko ni musambane tukarara twicaye twararanye cyo mukararana urugero nk'abantu okay naraye mu bitaramo by'abastari benshi tuvuze kurara oya kurana mu cyumba niyo mutasambana oya je nago navuga amazina gabo ni genshi ndanabamenye oya wagushimishije kurenza abandi ukavuga ati no muntu kwa twahuye gusa byanezeje ariko tutaryamanye twahuye gusa tugahura tukareba bo hanze cyangwa se mu bakinyi cyangwa se kuko ingeri zose wagezeyo kise ko nawundi muntu ujye neza atari Mbappe awundi
ariko nabanye nakana Neymar kagera nyine aragerageza mwo gacya ko ntago yayinga Mbappe nibibaho Mbappe yagoko oya genda ariko se wagira rwose kaguka sinjye ubizi wagira kaguka Subimbaje ngo kandi ubuze ngusubize. kutaragira mu ndege nese ni ngombwa nta modoka zigenda none se ntago Mbappe araza muri Afrika ntago Mbappe araza muri Afrika mbwiza ukuri ubu waba ugiye guhura na Mbappe ugatega ugatega imodoka isanzwe ushobora kujya guhura nawe adashaka guhura nawe ese undi ujyanga abantu bose duhura ari uko babishaka ushobora gutega nkagenda ngiye ari njye ugiye kumureba atazi ko ndi bunazi ako nkagomba kugenda ngahura nawe ngatega ibingana n'ubushobozi bwanjye ubu suri kubona Mbappe nyine namukura ari kuvuga ngo mfite ngo ngiye gufata ngo nimero ze ngo mwandikire mubwiye ko nshaka guhura nawe mwahuye mu nzu ngomba kugenda uyu nawe urabaza mana ikingenzi uko twahuye ahantu twahuriye arakureba dushatse twarawenye bwo gatarahagera siya murabyumva uyu mukobwa ikintu avuze njyewe ndagifaniye yena ifata ko Mbappe twarahuye na Neymar twarahuye nundi wese kandi nashika n'ubu twanahura nese ko Mari muhura muri ruhe rwego rero noneho kwini cyangwa se niki na rwego nanone tudahuramo yego biba ari akazi biba ari ukwishimisha mubiri biba ari iki muri ibyo bibiri mu kazi nkora bigeze mvuga ko ndi umusifuzi ngo mugere ahantu nahuriye nabo wigeze wumva ngiye ko nkina kuri kabiri cyangwa inyezamu ngo wumve ngo nahuriye na hano n'abantu bakinnyi urumva twarahuriye he handi nicyo ngundi kukubaza mu buriri ubu ntabwo wahita ushyira akadomo kuri ibyo bintu reka mpite nshyiraho akadomo niba warageze aho uryamana na Mbappe ayisaliyuti akira mfasha ariko nizere ko ari mu bitekerezo ahari hose pfa kuba twararyamye kuko rwose ndumva sinzi mwararyamye bigarutseho reka mbiveho rwose hanyuma avansi uyifata gute ngende no gusatira umusozo w'ikiganiro sindi bukurambire avansi kuvuga ngo umukobwa ashobora kuba yakora ikosa ryo kuryamana n'umusore batarabana ari ikosa ako suni abasore ngiyemo n'abana nago ubundi ngiye dushakanye gute ntarumva uko umeze nsanze ubiye ubuje gukora iki se nyine ubuje gukora iki usanze abishye yego ndi umusore ngiye ndi gute nifata nkihambira ku gisasu ngo ngiye gushyingira n'umukobwa kameramani buriya arabumva kameramani arabumva bose yasetse ikigaragaza ko ndi kujya gusha ku ngingo ze gashaka usikana bwa mbere dukora ikiganiro ari guta kamera akajya gusekera iriya inyuma ndakubwiye ngo ubundi icyambere cy'ubuje kugira ute kurongorwa sibyo kubaka nyine cyangwa wenda mutaza kuvuga ngo navuze ibishegu nyabo ubuje kurushinga yego hama se yamugiye gutera akabariro ndiko numva ngo twitwa akabariro niba mugiye gutera akabariro ukamubihira mwakoze ubukwe mani yagukoye amafaranga aravuna aho ubita miliyoni 2 akagukwa akaguha ibintu byose yarangiza agasanga urabishye Yesu we kandi umugabo buriya nubwo waba uri rubi umeze utari kuryoshye ibe nabyo ariko gushaza agasanga urabishye koko mukabyara ari cyo yakuzaniye ni za divorce yandusha uvunga mva ngo mukoze ubukoshiza amezi 2 mugize divorce uryoshye umugabo nta kintu kimwe mwapfa ngo mutandukane uryoshye byonyine niyo turufu none se divorce iva kuba umugore abishye ndakubwiye ngo iyo iriyongera ariko se reka nkubwire wenda ntuzi guteka tuvuge abagabo bavuga ngo umugore utazi guteka se namushaka ariko basi bikaruta bayaryoshye ntabwo wabura byose nubwo wabura byose ukagira ibintu bibiri muri wowe binezeza umugabo ariko kubyana nicyo cyambere kuba uryoshye ugira n'isuku ni ikintu nzi neza ku bagabo uri kuvuga ngo avance ngiye ndi umuhungu sinagushaka natarakurongora nsanze ubishye se ubihira simbanze nkumve rega umungasha no ukumva gatavuga ati rero buriya buryo niba mwumvisha umunsi umwe twari twibye none turi nko mu rugo rwacu twarashakanye twisanzuye buryohe bwa 100%. hanyuma ubwo ushobora kuryamana na 2 3 4 5 bose bakumva se none se ko bitavaho ntiyagire numwe mu bana bitwaye iki kubara ubundi se ni ngombwa ko umuntu wese ngo musambanye mu usambana ntabwo babona ko ni ngombwa ko umuntu wese muryamanye mu bana ubwo se ko abantu bose wazabamara cyari ko gikwiye ubundi kuryamana n'umuntu akaba ari wegire muzabana amabura buri abagabo ngubu kuri iki gihe usibye wenda nk'abantu bashakanye muri bibiri ninde muntu ushaka umuntu agasanga ari isugi amasugi ari hano abahehe abahe ariko ngo kameraman mbi numvishe ngo ari imiti kameraman mbi nyuma pe babarira kandi umuntu yongera ngo akabisugi nyabo bawundangire usibye ko nkiri nayo yego si cyane ariko ndacyari nayo
none mbaye isugi u Rwanda rwahita rushya ndagaswe uyu mukobwa ariko nditonda nanone da batahehe batanera amabuye gusa nanone ku kintu rumba Gerata cyavanse uyu munsi nari nagize stress ariko si ubeshye utumye nseka pe ubuze abantu bagiye guseka ariko bajye baseka banasunika guseka basunika gute kuri momo mubwire ngo ndi mu kiganiro uyu muntu uri kuri momo ushimisha ajya ahita banasunika ya ngiye gute ngusetsa buzi ikintu kigusetsa nunasunika kuri momo yangira none momo uraza yanjye rwose kuitubwira ibira update ho ririho ego baba aha ngo ari kutubwira kuri avance ni ikintu kiza cyane ariko nawe nimubasha kwirinda ariko nabonye abantu b'iki gihe umungu w'iki gihe muhurira muri club mugakundana iminsi 3 mugata mubana nyuma y'amezi 2 kwa muratandukanye nibyo nabonye bigezweho ni ikibazo ni ikibazo gikomeye kabisa gusa nanone inama wagira abantu ariko niyo kwifata nk'umwana w'umukobwa sibyo kwikuba yewe oya wimbeshye nabyo navuze nimushobora kwifata uri kumwe n'umuhungu ariko reka nkubwire hari ibintu urukundo n'umunezero urukundo n'ibyishimo niba ndi kumwe nawe dukunda tukamarana amasaha 3 ngiye utaranankoraho ngo nansome ngunyeke ko nabishaka ngiye narwo nabana nawe mbwiwe n'iki nimba ushyukwa muri sembwe n'iki nimba ujye ubikora utabinyeretse turi guteretana ugomba ubikore mbere manje numve niba wanandyoheye tubane mbizi niba unabishye menye ngo niba ari mu mutungo ngurikiye imitungo ariko hari nzajya njya kwisayidira handi ubwo se wabana n'umugabo wakamuca inyuma munaca imbere ese unyuma ari umuntu ujya ucayo shaha ni umukobwa ni danje najya mvuga ngo barantuka no baranankubita igo se dusa nabagana ku musozi ikibazo cya nyuma hari ifoto yawe nabonye na Danizo mwakoze ubukwe tubwireho rero ubundi Danizo ni umuntu ki kuri wowe donc ujya gukinana nawe byagenze bite kugira ngo aguhamagara kubwira ati hano hari project nshaka ko twakorana Danizo ni boss wanje ndamwubaha niwe wanzamuye niwe wanzanye no mihanda niwe wanzanye no mihanda kabisa nubwo nari ngiye kwivamo niyahura ariko niwe wayinzanyemo Danizo twahuriye ahantu nasohotse nawe oye twe twagiye kureba match ko ngiye mfa na APR maraso rero ni umureyo twicaranye tudahuje ingumi n'imigeri biravuga aravuga ati yakuye umukobwa yabasha gukina comedy muri we harimo kantu kagasinema rwose umunsi umwe aramamagara arambwira ati ngwino nkwereka akantu dukorana njyayo bwa mbere ndakora bwa kabiri bwa gatatu apo ahita barandashoboye ahita rero njyana gukina iriya ndumugeni yitwa umugeni gutereta umugeni wo ku gisimenti nibwo igisimenti cyari kicyaduka ufite n'indi yitwa umupolisi wo mu gisimenti hano afandi gutereta afandi wo ku gisimenti yarambwiye ati ngwino dukora ino projet y'ubukwe turayikora yaranarebwe cyane ariko abantu bakomeze bayirebe iba kuri Maisha Studio wenda nubwo tutagikoreraho ariko bagenda bakareba nta kibazo dusiye dukora kuri Ryose TV yararebye abona ndabishoboye arambwira ngo tubikore by'ubukwe ndabikora abantu baranuka gucyo utadutumiye ngo gutukora ubukwe ndabakoze ukuntu ngewe munzinike mani akantu kubukwe nzaga mbwiza uko imihanda nayivamo ngakora ubukwe koko ngo nikingo bakuroze ngo ndabizi ko nagwa akora ubukwe ndawa ati nyine wenda video itarasohoka naravugaga ngo nakoze ubukwe nyine ntabwo nabatumiye ko narabukoze ariko video yisohoka bahasha twari tubizi wowe wagwani nago wakora ubukwe ndabwa ubwo ngiye ntabwo bwo kumara iki se imashini yawe kwihagije oya isi ni imashini yo gubukwe burahenda ngiye amafaranga yo gukora ubukwe nayashengamo projet ngashenga boutique cyangwa akabari muza kundira ibiryo munanywa mu nkonsoma bagasigara bangubita ngenyine ku mu rugo n'abantu badakubitwa bakasigara bangubita mwarandiriye inyama mu buye buryo nabireka ngakubitwa mutarambonye mu gatinya nuko azubakwa nabaza kuzinyubakiraho ayiwe data uyu mukobwa ni igitangaza muri comment muze kumbwira ni ukuri ni mu mukunda mubwira uti gasa ujye umugarura pe nzajya mubazanira nimutanankunda nzaza yego indwara kwihomana narayikize ko nimutanankunda ngiye nzaza uzizana tu yego yababwiye ko atazigera ava kuri kamera ako karo ko kuva kuri kamera niko kabi ngira gutya gusa najya mfatiye amabyeri gusa akareka gufata byeri uranabirambirwa ngo ushaka na kamera n'imashini ubwo tushaka na kamera hanyuma
Queen cyangwa se Niki amazina yose na yawe hano umuntu rwose ushobora gushimisha wa mugani akakubona akabati iki gikobwa rwose ndabona ari gisempa ndabona gishimishije wa mugani rekana namuhamagare mubwire uti wamaze stress tanga nimero zawe rwose rero mbabwira tansiyo umuntu nzajya amara stress azajya itanyandikira kuri WhatsApp niba utananyandikiye mbonemo mo nyine none uzi ubonye agapapuro kuri Western Union karaka message karasetse nubwo waba wabayuto no itayica ndamwenyura ndapego zikira message ushobora kuba uri guhera nyine ugiye gupfa tu uri murahwera uri gusumira wabona akantu ka momo akarongo momo ego uyitugaruka ubuntu ego niba ngushimishije yego pe niba nana amafaranga ufite rega naga ngo kumara amafaranga yanagusengerere wanansengera niba utanansengera nawe amagara umbwira uti karakantu wakoze ni fresh ndaragukunze erega tuba dukeneye ibitekerezo byanyu ibi ni byiza ko nanundi ndabize ntabwo muzambwira ibyiza kuri inshuro ibi gusa ako nabyo ndabitegereje yego nimero yanjye ni 078 057 4 ni nayo nkoresha kuri WhatsApp rwose bazakwandikire bakuganirize ubaganirize abashaka kubasetsa ugiye mu ngo zabo nabo ubasekerezeyo ibihe byose nyine hari n'abakomediye cyangwa se abakomedienne yego umumama ati wenda ngwino usetsa abana banje nabyo birashoboka ego ukazinda ko ndagakora gusetsa abantu yego n'abantu bakunda basetsa umwana yananize iki umwana ko niuta no kugukirigita ndaza ngakubwira ibintu oyo datuma ntangira kuvuga akazi kanjye nzabikora ndi mu kazi urakoze cyane mami kamerama ndetse basi mu rugo mfite umutimba vunguyeho ndabizi imbavu zawe zagaga ndebera ari kujya guseka kansekera yaraye gusekera mikoro yaje none yajyaga guseka kagira inyuma kameramani byavamo se kameramani murebe neza yego si muremure ariko tamaso meza ugu no muhungu gufite n'umusatsi mwiza da wagerageza bamwita nuzi bakwita ndere nabyo mbazi vuga mbwira umwana izina ryawe sha kamerama witute King kwa wumvishe nitwa Queen ndarihindura ariko uziko bana uziko amazina yanjye renda kuyugusa abakameramani bose mbwiye ko nitwa Queen undi bansanga bitwa ba oya no kuri yitwa King n'abandi niko babitwa ushwa yego nukuri yego ko ndumiwe koko yitwa King ubwo nibyo urakoze cyane Imana igumugisha kandi ukomeze ugira ibihe byiza Queen mwiza namwe mwakoze kudutumira mu nkurikire no kuri Instagram nitwa Diamanteniki no kuri pe kandi mujye munandemera nyabo sibyo rata hatari narongo byabaye ni ibibazo nimukabone biriya bintu hari ibintu ngiye nkora nanjye man yari ukubera ubuzima kavuga kugira ngo nibe cyangwa nsambane cyangwa ngirene naza nkavuga sibyo rata nkavuga ati niba Imana itaramaye Imana yo kuba umukire bazi ndakoresha umunwa wanjye mbona uko ndamuka yego rata yego murakoze GASARO TV.